sawa. Mudamu wawe yafashe ute? Madame rero ngo twe dufite akaseremoni ko twe tugiye kujamo ka boss. Ewa ni mu masaha makenya ndi kuganira na petit frère. Ewa yise yikubita hasi direct ndanzi ngo yaguye ute yazimye gusa. Ubwo narinzi ko njewe burari ndundi bere aho ngejeje. Ewa yahise yikubita hasi direct. Mavuganya amagambo menshi kwaruko naringe kuri wese. Kuva kuri wese nzi ko tugiye kugenda direct ewane namugezeho numva umugore ari kwasaba ari kwabira gusa. Agwa hasi direct guco niko kumuza. Kubera namutinye usanga nta kibazo afite. Ikindi kibazo cy'urambaza hari ubuzima bwe. Uretse gahunda nari mfitanye na boss kwaru kugira ngo mumwiteho hasi ubwo yataha none abo yataha ubwo rero ngiye kwitabura uramugabo nje ndasubira none uwo mwiteho gahunda zo uraza kuzimbereza raporo zo urazimbereza sawa. Mwana wanje uwa sevete ana koko bizagenda ute ko ntazamureka kandi nkaba mfite igisubizo kuzampa umwana nubwo nje n'umudamu wanje tutari twabona umwana. Mana bizagenda ute nzaja kumushikira nitwaje amahombi, nzaja kumushikira nitwaje kumwiba, bizagenda ute ese ninja no kumwiba ko bazambara nk'umushimusi. Mana abariho uzamenye ukuntu bizagenda ariko wa sevete ntamuhara ariko subuni nimba ntanamuhara nzagenda mwagura mujyango wari kukuriramo mvuge ngo ndamushikira gute. Isikimana bizagenda ute ariho uzampa igisubizo kabone ko nubwo ndi umunyabyaha ariko Mana basi nta nukumbabarira kubera nambaye umubiri. Davite Nibyiza je kukuvura ntabwo ntabwo njye Awubaye yewe byagenze ute? Ndi muzima kuko mfite ikibazo mu rugo rwanjye. Mfite ikibazo kuko nawe wamfashe kuntu naguye kuriya ahubwo ndi gutanga kundi wakira nyine ariko ndi muzima ntabwo ngwaye. Ndi muzima bose mbere gusobanura kuko mfite ikibazo kindemera. Fasha abantu ni kamaze nazanye cyo gusobanura cyane musobanura njye kera nk'umukobwa narasengaga. nta kibazo muti narasengaga ngasenga cyane pe ariko mu shuri ryo nasengagamo harimo umukuru wacu w'itorero yarangerageje anterinda akimara kunterinda nihagika umusore w'abandi nikimara kwimuhagika arayemera amaze kuyemera muga ndagenda ndashaka nyunda ndayishaka ndasezerana ariko kuri ubu uwo undi musore wanayihagitseho wenda mbega bisa nkaho nayimushizeho n'abatariye ndamwe kuri anayishizeho abantu babiri abagabo babiri urukundo
uwundi we aranyemerera aranjana ariko ndi hamwe na bofu wanjye mu nzu uwundi we arazaga agashaka kunsenyera urugo rwanjye sasa bofu wanjye we yaragiye arabimenya akimara kubimenya numva mbega we n'uwo wundi kuza kunsura mu rugo yarazaga akaza bofu yareba mu mazo mfitanye n'uwo musore hasi amenya ibanga byose ararimenya kandi sinshaka kuva mu rugo sinkeneye kuva mu rugo kuko niwe agiye kubisobanura umugabo wanjye kandi umugabo wanjye uriya mwana amukunda kubita naho nabihera uri kumva natagiye kubimusobanurira rero niho nagiye gutyo uwo muhungu wa bofu wanjye abura tundu yabikomeza nicyo kinsanye hano nta kibazo ufite ntacyo ndi muzima ahubwo mfasha ndi muzima iki ndaho nakivanaho kandi mugabo wawe atabizi yavuga singwaraye hano uri gukora iki mubesha wenda ngo cyari wenda nko kushiduka umutima kuko arankunda ntacyo namubwira wenda ngo yange ahubwo wewe ushaka wakimfanaho ahubwo umva ikindi kibazo ngiye kukubaza ariko uwo mutumisi azi ko iyo nda yaragiye ngo arabizi urukumva uwo mutumishi arabizi neza mbega ko yanteye inda ariko ansaba ko kwera yaseba arakunzwe ansaba ko nayishyira kuwo muhungu muraba tena muraba niwe witaye kuwo mwana cyane mbega yarabinsabye amafaranga amba n'ikiguzi kamusebya gusa niko bimeze sawa abyumvishe none mugabo wawe we naza ushaka ko ngukorera iki muri make wenda bamubwira ngo kwari gushituka tukumutima mbega tu ngubugwayi bwa direct hega tu ukamubwira ningakatasyo karikenda kubiri kuzambira kandi abizi ntabwo yashidikanya kuko arankundaga aho ubundi muga mfite ikibazo ukimfashemo nkakaba birarangiye nzaguhemba sino barangubyiye sindi kubyiye ubusamba barire ntuzaribwira umuntu mbega niwe mbibyiye gusa kuko nawe hari igihe wampamye asa kugira wenda bitasindikana hanze ukabona tunasenye rurarugo kandi rurarugo ndubuze muga basi ukaje kaba kazi kasubu ugenda uri mumire niho ndibye nka musaza wanjye akumvishe rero turamubwira mu kanya araza aramenya byo kumusubiza sawa nta kibazo ko bimfashije ntazaguhemba pe kuya amafaranga tuyo turagifitiye kumvishe ibi rero urabubiretse kugira ngo atabinyura kandi nazo nazo ushobora gutsinyara sawa ndembe cyane abyumvishe turasubira mu kanya sawa mana shaura nkanze ko nabaza nini kiriya giterane cy'ejo bundi cyane nshije umutwe n'injye wapangiwe gahunda ko ndigisha kandi muri aba tubazaga ibibazo byinshi kandi ibyo n'indi gutekereza ku mirongo imana muzima dufite imana muzima pe buri kintu cyose kirashoboka amazina nzana akazi koze yicaye Simone bra mada uri kubona nzanisha ingope tuko na Mungu mzima kwa naamini kama Mungu iko hii rubaya yote banakuye ko mutumishi wa Mungu none ko bateguye ngo nzigisha mu Gifaransa abatazi ururimi bizagenda gute utakuwa nasoma ukishasoma mu Kinyarwanda Mungu anakufunulia Mungu anakuletea maverse biblique za mzuri unaona direct malugha zinaanza kutraduire zo peke pamoja na Mungu uza kandi nungutse
Imana nishobora byose. Amen. Na ndio maana tu bwanangu mimi nakupendaka sana na unanitia moyo bwana. Nina imani kama hiyo titatimia. Itawezekana. Tutatembelea wagonjwa, tutawaombea, afite ibibazo byose maana yanje pe umuri. Tunchaka kunesha kwa kiragi. Turanesha. Kubera iki? None kwa kangahe buriya? None kwa mbere. Tuzabitegura kwa gatatu. Ewe, Mungu atakwasha kazi. Abantu bagwaraga bwaye bwa parijuru. Buri maso nyiri singaho kagwa hamwe mugiraga ibiro ukagwaga no kubyira umuntu kwagwaye biriya pe mfashe ki ese ushaka hiryo ubuzima bwawe ushaka iki mu buzima bwanjye pe kiri kumva nibangizi wawe ngasanga iwanje ni wawe oya ni wawe rero sinabwo yaguza gusura umwana wanjye siburiye unagiye gusura umwana wanjye nsanga utariyo baza bofu wawe arambwira ngo wagiye kubitara urongeye ndi kwiru urongeye bofu wande babona babaye ugambaga birakureba so umugore atombokaga umva waramenyeye ukumva ariko uri kumurikirana aramurikiranye nitwo twatangiye kera bitangiye none se kuva kera ufite inda urabyara tubakumye ndagufasha mu bintu bimwe na bimwe none si bano wanjye ibyo bigambo urakonje kureba se ko ndazanye igikapo se ko ndazanye umugati ariko wasaze rero si gusara buragusara ubona wasaze ese byabaye bacamurikirana no mu nzu yanjye n'umwana wanjye imbogamizi ngomba kumufasha imbogamizi umva ngo ubyire rero nimba utazibanga aho barakujyana umva ndakwiyamye ndakwiyamye Ivete mukuraho amaso ese wambyaye ku giti umva mukuraho amaso hasoni uraje rero wapendeje waberewe uje kureba mama Ivete none si mama Ivete nirangira umwana wanjye ajya mu soma ajya kurondera kenda kiza ahubwo uranyibukije